ese ndakomeza numve ngo ni no nako ni yego rwose nkeneye ubufasha haguruka niba ari ako gataro gacuruze niba ari izo dodo uzicuruze nta kintu na kimwe giye subiza inyuma icyo nshoboye cyose nagikora ariko kitarimo kwisuzuguza kitarimo kuntesha agaciro kitarimo gutukisha umwami wanjye ari we Yesu ntago byoroshye kimwe nuko hari uwabibuze kandi afite umugabo n'umugore bose bahari ntago bivuze ngo kuba mwaburaye ni ukubera ko uri umupfakazi ntago icyo nkemera hari n'abana benshi batari mu ishuri bafite papa na mama 31 ngo areba ngo uyu mugore ngo abyuka kare ngo akareba urutoki akarwitegereza ngo abambisha impambo y'ukuboko na magambo nkayo baza kwasoma barerekana umugore w'umunyembaraga kandi ufite umugabo noneho uyu mugabo yavuyeho nkaho imyugariro iba suko ibibazo bidahari pe birahari byinshi hari no kubwira ati je narihanganye ariko umugabo wanjye ataha yasinze umugabo wanjye anzaniraho undi mugore iyo wabashije kubyihangana ukavuga ngo sinsohoka muri uru rugo ubundi ntego ya Satani ni ugusenya iyo twasenye akomama cyangwa akavuga ati wawe intego yanjye ngezeho ariko ivuze ati jewe naje nje kubaka ngiye kubaka nta kizantandukanya n'abana banjye urupfu umugabo nashaka azagenda ari ku rugo rwanjye zarugumamo numva Imana irantamukiye noneho bikomeye ndavuga semana uyu muntu wamuzanye mu buzima bwanjye ari icyuzuzo ninkubwira ngo yambereye icyuzuzo ubyumve yaranyujuje ahandi Bibiliya itubwira ukuntu Isaka ngo yashatse Rebeka ngo amumara umubabaro wa nyina arawumumara nanjye uyu mugabo wanjye yari yaramaze umubabaro ntazi icyo ndicyo naratese ntazi nimwe nakubwiraga natangire sinaneze nibera hanze niberaga mu rugo nkumva nibyo nkumva no kubyara nkumva no kurera ibindi agaproviding ku buryo ibintu byose guhera kuri kuponga irice nzara kugeza ku musatsi uyubona wa naturel byose ra providingaga sinareze kwigurira urukweto sinareze kwigurira amavuta buri kintu cyose kibaho rero numvaga Imana yarashubije mu by'ukuri mpaye umutuzo ariko noneho nanjye nkayikorera nyishima avuga Imana warakoze ariko nyine biba ngombwa ko agenda rero okay ariko wa Yesu nakubwiye twagendanye naramubwiye nti Yesu reka nkubwize ukuri nubwo ibi byose bibaye ariko narakumenye nzi imikorere yawe nzi uburyo ukora nubwo agiye ndacyakwiringiye ni wowe uzi ikizakurikiraho ni wowe uzi n'iki kigiye kuba nongera kumukomeza nongera kumwinginga ngo azabane nanjye mu bintu byari bitoroshye bikomeye binkomereye numvise singuye ndavuga n'Imana okay ariko still uracyahari Imana wibabanye nanjye mu gihe cyatambutse uracyari kumwe nanjye kandi no kuri n'uyu munsi iracyari kumwe nanjye kandi iri kunyereka kugira neza kwa yongeye kunyihishurira bundi bushya ibiyo mbivuga abantu bavuga ngo no kwikomeza no kwiha amahoro ariko ndabahamiriza iyo uri kumwe na Yesu no kuri nta kintu ubura nta na kimwe rero uwo Yesu naramubwiye ngo ni wowe uzi igikurikiraho ariko nanjye ngiye kugupromisinga ntabwo uzigera wicuza ko wampaye agakiza kawe ntabwo uzigera wicuza ko wamenye ukampa agakiza kawe ya ntego yo kwirinda no kwiyubaha no kwiha agaciro no guhesha agaciro Yesu ndacyayikomeje rero muri ibyo byose nanjye ndavuye inkuru yambereye inkuru muri ibyo byose ubuzima burakomeza ariko nyine ntabwo nari nzi ngo ndahera he ndafata he numvaga byari byinshi cyane ibintu bingwaho gutyo ariko ngenda ngerageza gushyira ibintu ku murongo byinshi ntangiye kumenya hanze ntangiye kumenya ubuzima bwo hanze bwo kwideburiya bwo gushakisha ibyo byose umuntu arabyiga kandi bigashoboka ariko mbashimire Yesu nukuri Yesu arahari kandi arakora aho ngaho rero urwo rugendo rwanjye rwajyase wavugaga kuva ari muto kugeza uyu munsi wa none n'uwo nguwo uwondiwe
n'uyu munsi ndacyashikamye ndacyakomeje aho ngaho numva naharirimba ya ndirimbo ivuga ngo nyura mu misozi nyura mu mataba kandi ibyo byose niko birushisha umutima ngo ariko nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe kandi nawe ntatinda kunyumva. buriya rero njyewe ntabwo ndi umuhanuzi ariko nanjye hari ukuntu ubuntu bw'Imana bujya bumanukaho gake mwumva discernment mwuka wa discernment nimba nabivuga gute mu Kinyarwanda. ubu rero ndimo ndatinda ubundi nukuri njyewe nza mbabwire rataba women n'abamen of valor nza kureba Jasi numva gashaka kuko ngiye nakurikiranye inkuru ye Jasi nakurikiranye inkuru yawe kuri social media ndarira nkajya ndira nkongera nkarira ndongera nkubona ku handi ndongera ndarira nkongera nkarira ndavuga ni no uyu mugore nzagenda mpure nawe nanjye iyi nkuru nyiyumvire n'amata naje rero nje kumva inkuru noneho nkafasha n'abagenzi banjye kuyumva kuko Jasi njyewe ikintu kingiza ni ubuhamya. Yego njyewe nshobora kumva Jasi uyu munsi icyo nabonaga ko kigiye kugica na kisanduka kubera Jasi. Yego so ariko noneho discernment njeho nuko ndimo ndarenga Jasi ndimo kubona kuri kamera. Yego ahubwo natangiye gusingira n'iki Imana ishaka kuri uyu mugore. Yego amen. Nanjye sinkiza ariko kuko jya I want to assure you simbivugiye kuri kamera ntabwo Imana ishobora kukunyuza muri ibyo ngo bari nkuru gusa ntabwo ibikunyuza upfushije papa upfushije uri imfubyi nugize urukundo rwa papa na mama uravuze uti Imana rero uru rukundo rwose nabuze nduteze muri ruriya rugo kuri uriya mugabo uzamu Imana iramuguhaye agahe gato umugabo yiciriyeho ukumva ko Imana izabirekeraho umugabo kuri Jasi utaruzi kugura inkweto utaruzi kujya kwiyogoshesha utaruzi nuko Imana yo ntago yitaye kuri utwo dufilime turimo tunyura imbere ya Jasi ahubwo irimo irashaka kucyo yaremeye Jasi gisohora. Amen. icyo yaremeye ni ibiki rero nuko abakurikiranye kuri Women of Valor harimo imfubyi abakurikiranye harimo abapfakazi abakurikiranye harimo uyu munsi umwana w'umukobwa urimo kuvuga ngo ngiye kwiyakura kuko nkafite papa na mama reka nemere ngende ngamane na kiriya kigabo kuko nkafite papa na mama. uyu munsi hari umugore w'umupfakazi uvuga ati no ngiye gusambana ngiye kwesikoroka hariya kugira ngo ncungure abana banjye. uyu munsi rero Uwiteka dutije Jasi Imana hari undi mu mama duheruka kuganira ndamubwira ngo Imana yabikunyujemo kugira ngo twebwe tuzakomere. Ni nako kuri hari abafatika bagira ibitambo Jasi mu Cyongereza babivuga babyita sacrifice wowe yagufashe nka sacrifice kugira ngo noneho twebwe bitubere inkomezi sibyo jyana tukiraho rero tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. umugore yabata umunyembaraga n'igihe umugabo we adahari yavuye mu mubiri kuko hari ukutahaba wagiye ahantu ari kuzagaruka burundu mu mutwe yamaze kwisetinga ko bazongera kubonana n'uko Kristo yaje kuri itorero. Rero ahangaha ndagira ngo wenda mvuge ku kantu gatoya ntavuzeho ariko nsubize iki kibazo birashoboka 100%. wenda umuntu ndeba ashaka kuvuga ati nuko ukiri mushyashya mu gakino nago ibibazo urahura nabyo ariko nako sinjya nkemera hari n'ibyo abantu bajya bavuga nk'abadamu bakuze bafite nk'imyaka 40 mu rushako uw'imyaka 2 yavuga akavuga ngo ivugire ariko nawe uba ugomba kumwappreciate ngira urwo rugendo agenze n'uburyo rugenze. yego rwose no kuvuga ngo birashoboka 100% kuba umugore yabo umunyembaraga yaba intwari mu rugo rwe mubo yasigaranye nabo mu muryango w'umugabo no mu muryango w'umugore no mu bana be no mu bo babana birashoboka. Imbaraga Imana yaduhaye ikintu turemanywe imbaraga ahubwo no kumenya ngo izi mbaraga zirakora ryari ziragaragara ryari. Noneho izi mbaraga ziragaragara muri iki gihe n'ubundi ntafite umuntu wahuye n'ibiguhinyuza bihinyuza zambaraga rimwe na rimwe ari gihe twibeshya ngo turakomeye ngo ndumunyembaraga ariko wahura n'ikintu kiguhinyuza
kaba cyarengetse rero uyu munsi wa none imbaraga za mbaraga zihishe hirya iyo niho zigiye kugaragarira ziragaragara nk'urukundo b'abana banjye nk'urukundo umuryango turi kumwe gutanga kandi inkunda ebyiri yes urwa jyasi n'urwa papa byose biragusaba izo mbaraga biragusaba imbaraga zo guhaguruka ugakenyera ukavuga ngo ngiye gukoresha amaboko yanjye sibyo mu migani hari ijambo tujya dusomera abagiye kubaka b'abakobwa 31 ngo areba ngo uyu mugore ngo abyuka kare ngo akareba urutoki akarwitegereza ngo abambisha impambo y'ukuboko ni amagambo nk'ayo baza kwasoma barerekana umugore w'umunyembaraga kandi ufite umugabo noneho uyu mugabo yavuyeho ni nk'aho imyugariro iba yavuyeho sibyo protection yose iba yavuyeho none ubu ni wowe ugiye kwishakamo imbaraga zo kwiprotectinga ni ukuvuga ngo hari imbaraga zikurimo utaruzi ariko ugomba kandi gusobanukirwa kubera ko icyari kigukinginga bigukingira ibaye nk'aho ivuyeho urimo urabyumva ku bazi urugo rw'inka habaho imyugariro uru rugo iyo twugariraga umuntu yabaga afite umutekano avuga ati nta kiri buve hanze ntabwo iri buceke ngo ujye konka rero iyo iyi myugariro yavuyemo ibintu byose birinjira n'ibindi bigasohoka ariko cyane cyane reka mvuge kuri iyi myugariro y'umugabo iyo yavuyeho abantu benshi bakunda kuturebera cyane cyane abantu babuze abagabo bapfushije abagabo akakurebera mu myugariro yo kuvuga ngo ikintu cyose noneho umugabo wese agiye kwinjira ubu se noneho arabaho ate nyine kuko umwugariro wavuyeho ibintu byose imbwa zambwa zirinjira biki byose biki turi kuri ya myugariro y'inka no muri iyi myugariro uyu mugabo yari yaguprotejaga ni nkaho usambutse aha rero niho ugiye kugaragariza za mbaraga kumenya kuvuga no kumenya kuvuga yes ibi ndabivuga rwose nemye hari umunyamakuru wambajije ati se ati wenda abo ntabwo abagabo bagutereta kubera ko nta mugabo ufite ndavuga ni no ntabwo nteretwa kubera ko nta mugabo mfite akina hari narateretwaga ariko ubu noneho biba akarusho kubera ko umuntu wese abavuga azasa nk'aho aje kugusapotinga akavuga ati yo reka ntware isukari y'abana reka ngire gutya rero ni jyewe wo kumenya ngo ni ryari ndi buvuge no ni ryari ndi buvuge stop ni ryari ibi rero iyo umuntu atabisobanukiwe komeza kumva ndi umunyantege nke ubu se hari icyo nakora ubu se nahaguruka reka nkubwize ukuri hari n'igihe dushaka ibintu birenze kavuga ati ndashaka akazi gahambaye ndashaka ibintu muri office n'ibiki ushobora gucuruza imbuto ku muhanda muri quartier utuyemo imbuto imana ikazi uheramo umugisha ushobora ubusaba abagore bikorera gatatu ntibatunze ingo zabo abana babo ntibiga bariya tuhamagara muri weekend bakatufurira ibintu nk'ibyo rero ugasanga wa mugore agiye muri cya kintu cyo kumva ntacyo nshoboye turi nzabya zoroje ukagenda none na satani akagufata akagukomeza koko akagutesha agaciro ugahinduka itorosho rero ahangaha biba bisaba ngo za mbaraga zishe muri wowe uzisohore noneho uzigaragaze urwane ugeze ku munzani ugupima ni ukuvuga ngo yes uyu muntu niba akuzaniye isukari fine ariko what is the next inyuma y'isukari bimeze bite nta kiri bukurikireho ese ndakomeza numve ngo ni no nako ni yego rwose nkeneye ubufasha haguruka niba ari ako gataro gacuruze niba ari izo dodo uzicuruze nta kintu na kimwe giye subiza inyuma icyo nshoboye cyose nagikora ariko kitarimo kwisuzuguza kitarimo kuntesha agaciro kitarimo gutukisha umwami wanjye ari we Yesu ndumva bencanze utarava uyu munsi yego mfakazi abana be bari mu nzu barimo kurira yabuze n'akawunga y'igihumbi n'ibishyimbo bya desi ngo batekere ariko afite hari umugabo umubwira atoya yewe upfa kunyemurira ikibazo aba bana ndabahahira ndanabajyana ku ishuri yego ugira ngo biroroshye ntago byoroshye kimwe nuko hari uwabibuze kandi afite umugabo n'umugore bose bahari ntago bivuze ngo kuba mwaburaye ni ukubera ko uri umupfakazi ntago icyo nkemera hari n'abana benshi batari mu ishuri bafite papa na mama urimo urabyumva rero ntabwo iki kintu abantu turacyitwikira
bagira iturufu ngo kubera ko ndi umupfakazi ngo niyo mpamvu abana banjye. Hari abantu benshi bari gusohora mu mazu babuze ubwishyu kandi basohokana n'abagabo babo n'abagabo babo. Hari abantu uyu munsi wa none baburara bakabwirirwa bafite abagabo n'abagore. Hari umunsi wa none abana bambaye ubusa bafite rero mu abana by'ukuri batagiye ku mashuri. hari abana batagiye ku mashuri bafite papa. Rero umugore uri kunyumva ntabwo icyo cyakaguhaye urwitwazo cyo kumva ngo ubuse ko mburaye ko mburaye ubu ngende sambane never. Erega n'uwo muntu aje kugira ngo akugerageze arebe ese uwo muntu azahoraho. Araguha akawunga icyo kiro iyo sukari y'uyu munsi ejo bizakomeza. Ahubwo wowe niba wumva udashoboye gustragoringa shaka undi mugabo werure uvuga uti ngiye gushaka kuguma jyenyine birananiye simbishoboye. Sibyo cyane ko nta n'itegeko uba wishe. Nta tegeko uba wishe ariko niba wumva ushoboye gustragoringa kugeza ati reka kwiyandarika. Sibyo reka kwiyandarika reka kumva ngo uyampaye ayandi turasambanye. No njyewe nama namugira niba ubona abana bagiye kubarara kubera ko iyo turufu uri kwitwaza ngo nuko udafite umugabo shaka umugabo ubikemura uwo mugabo azagukemurira ibyo bibazo. Ariko ntabwo nshyigikiye uwo muntu uvuga ngo agiye gusambana ngo agiye oya. Nawe ugomba kwibaha n'abana bawe ukabaha uburere bakakubaha kubahisha umuryango wawe nawe ubwawe ukiba. Hanyuma ugiye kumvuganira n'umuntu umwe hanyuma dusoze kuko ndumva ibintu ari byinshi. Ndashaka kumbwirira umusingo mother umugore uba wenyine. Yego umugore uba wenyine umumbwirire birashoboka yuko yakurinda urugo rwe akubahisha urugo rwe n'abana be umugabo adahari. Birashoboka 100%. Single mother barahari benshi. Ushobora kuba uri single mother kubera ko watwaye inda ukiri muto papa w'umwana arakwihakana aragutaragenda usigarana umwana wawe uramurera. Ushobora kuba warashatse bikanga sibyo ukavayo ukagaruka ufite abana bawe. Ushobora kuba warapfushije umugabo. Ibyakugira single mother ni byinshi ariko nkubwiza ukuri rwanirira abana bawe nawe ubwawe wirwanirire. Urirwanirira gute? Birashoboka 100%. Ntago uyu mugabo uri kuza kubwira kwereka biki amafaranga biki just kugira ngo muryamane aricyo gisubizo cy'ubuzima bwawe. Nahaguruka kore. Shaka kuvuga ati se nta gishoro nta mu by'ukuri umuturanyi wawe umubwira uti ndagusigaranira umwana ndaje nkufurire mbone iyo kawunga. Shaka kuvuga ati abana bariga mfite abana benshi nibyo bariga ariko igisubizo nanone ntabwo ari ukujya kwiyandarika. Nicyo gisubizo namuha. Birashoboka ko yastrugglinga mu gihe umuntu ari muzima afite imbaraga afite amaboko afite ubuzima. Ntabwo giye rwose nemeranywa nawe kuvuga ngo agiye kwifata nabi kube ngo aramuke. Umwana w'umukobwa w'inkumi wapfushije papa na mama utaba mu muryango we wamumbwirira iki igihe yagize ibyabura by'ingenzi mu buzima bwe ariko afite umusore mwiza ubimuha? Yego uwo mukobwa icyambere mubwira aho ari mu muryango niyitware neza. Rimwe na rimwe hari abana benshi baba mu miryango bananirana ugasanga umwana yarananiranye kubera ko yarigometse. Ntabwo ari papa ntabwo ari mama ugasanga nabo baragerageza kumukorera ibintu nk'umubyeyi nk'ababyeyi ariko ukabona we ntacyo yitayeho. Rimwe na rimwe ugasanga biratuma abana nabo babana nabi kubera icyo kintu cyo kwigomeka. Nace bugufi yumvira aho ari yihangane bucya bucyana yandi ejo nawe azajya mu rwe. Noneho rero avuze uti uyu muntu ese ubundi ni iki ashaka? Ikibazo nuko
ndi muri iyo situwasiyo ariko ndashaka iPhone yasohotse, ndashaka amavuta ahenze, ndashaka imisatsi, ndashaka gusa murabona hari icyo mbaye akagasatsi kanjye aricyo kantwaye. uri na mwiza byawe, uri na mwiza pe. Urakoze cyane. Rero abana b'abakobwa be kurarikira ibintu badafitiye ubushobozi niho bihera. Kurarikira ibintu udafitiye ubushobozi, noneho akaza ufite ubushobozi uri bukugira imbata kugira ngo abiguhe ariko kugira imbata. Navuga rero nanyurwe, nabanza nyurwe nukwari. Niba afite agatoroshi fine nayishimire, abe proud yayo, maze niyo yarayifite se twebwe ko cyabaga ari ikibazo. Telefone ubwa mbere ngeze mu first year university none umwaka wa yes, iyo gatoroshi yishimire. Ntabwo ngiye mfataga mapezi bwa bundi bitaga mapezi ndabubona. Rero mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa nanyurwe n'ukwari. Amavuta urasanga arashaka ahenze, kandi hari utuvuta twa 200 ibiceri 200. Sleeping baby nayivuyeho ndangije university. None rero mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa arashaka iki? Ariko ntitwibagirwe n'abahungu. Abahungu nabo bafite ba sugar daddy, ba sugar mami, sorry. Utararigiye kuko ba. Rero ntitwumve ngo abakobwa nibo bagowe gusa, n'abana b'abahungu baragowe. Hari abana b'abahungu rwose akubwira ati giye rwose hari umugore hari yambujije amahoro sinzira. Abashuga mami. Rero ibyo byose banza unyurwe. Ubundi ndashaka kugera he, ndashaka n'intego zanjye n'izeza ubuzima bwanjye. Unyurwe rwose, ureke gutunga ibyo utaruhiye kandi noneho bivuye mu nzira zitari defined. Yego, ariko mbakundishe Yesu, Imana jewe yanjye nizera n'ukuri irashoboye. Aha, abashakanye yego babiri, umugore n'umugabo, genda cyafite amahirwe yo kuba Imana ikimaye umugabo wanjye cyane. Urakoze cyane. Abashakanye babiri barimo kujyana, bafite amakimbirane, umugore araye ari bubizinge, ugatuya stress y'umugabo ndayirambiwe. Yego, cya stress y'umugore ndayirambiwe. Mu by'ukuri rero abashakanye hari ikintu tujya dukora, reka mbere ku mugore. Umugore Imana yaduhaye ubwenge nk'uko nabivuze, dufite ubwenge bwinshi cyane. Mu by'ukuri Bibiliya tubwira ngo umugore w'umupfapfa asenya urugo, ngo ariko umunyabwenge ararwubaka. Abagore mu rugo duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko iyo ari umugore w'umunyabwenge uzi gusenga akihangana aranesha. Kwihangana bihindura ibihe, bihindura ibintu. Niyo waba ufite umugabo mubi, iyo umwereye imbuto wowe ukihangana, nukuri uyu muntu aratekereza ko atari ko uyu mugore wanjye ngirira gutya nzana ntameze neza, akihangana. Uyu mugore wihanganira ubukene, uyu mugore wihanganira inzara, nukuri ageraho nawe akavuga ati wa mugani. Rimwe na rimwe abagore banyumve neza, ntabwo ndi kuvugira abagabo, ariko abagore dufite urufunguzo, nitwe rufunguzo rw'ingo zacu. Iyo turangaye umwanzi akarutwiba turasenya. Suko ibibazo bidahari pe, birahari byinshi. Hari no kubwira ati je narihanganye ariko umugabo wanjye ataha yasinze, umugabo wanjye anzaniraho undi mugore. Iyo wabashije kubyihangana ukavuga ngo sinsohoka muri uru rugo, ubundi ntego ya Satani ni ugusenya. Iyo twasenye akoma amace akavuga ati wawe intego yanjye ngezeho. Ariko ivuze ati jewe naje nje kubaka, ngiye kubaka, nta kizantandukanya n'abana banjye urupfu. Umugabo nashaka azagenda ari ku rugo rwanjye zarugumamo, sibyo? Hari intambara nyinshi abagore bahura nazo ndazizi, abo tuganira ni byinshi, koko umuntu yakuganiriza ukavuga ati se none wowe ndamubwira iki mwoka byaramo, ukumva nawe biragushobeye. Ariko kwihangana bitera kunesha. Umugore nitwe dufite urufunguzo, birashoboka 100%. Ariko kandi niba byanze, buryo iyo hajemo ibintu byo gukomeretsanya, kwica, kugira gute, ku ruhande rwanjye ndavuga noya nakoramo akanje karenge. Kuko hari abagabo nanone baba bafite imico itari myiza, gukubita, kurwana, kwangiza. Ku ruhande rwanjye niba harimo izo ntambara, hari n'igihe umuntu agenda ibyo twitaga kwahukana kera, sinzi ubu niba baza kwahukana bitakibaho. Rero ugasanga mu by'ukuri birashoboka ko ushobora kuba umuhunze mu gihe runaka ukareba ko ahinduka. Ariko kandi iyo byanze, mwe yambaza inzego, ubuyobozi,
ugakiza ubuzima ku bwawe ruhande ukabasha no kurera rwanjye abana. nuko mbyumva ku ruhande rwanjye. Umugabo rero nawe, abagabo benshi pe, abagabo benshi mana we, mwabagabo mwe rwose pe, mukunda abagore banyu, mukunda abagore banyu, mubiteho, mubakunde. Ntabwo nibuka neza ijambo First Lady yavuze, yigeze kuvuga aganisha kuri jaride ariko biganisha ku mugore, avuga ngo akazitiro, uruzitiro rwawe ugomba kururinda, ukarwuhirira, ukagira gute. Rero ibyo bintu yarabivuze, ndabyumva cyane, ndavuga ni kuki iki kintu abantu batacyumvise cyane. Uyu mugabo azi ko apresi y'abagore babandi, yavuga ati wow, umugore wari unakoze ukuntu asa neza, ariko birashoboka ko nawe umugore wawe wamugira neza, wamufasha. Usanga mba nongana n'abagabo nari ngiye kuvuga bari kuhita babimenya, abo ngenda mura nabo hirya no hino, nka 7% ushobora gusanga aribo bavuga ngo ufite umugore mwiza. Yego, abandi bose afite n'ipfunwe wanjye akaba ari aho murimo muraseka, yajya kwita umugore ukabona akizaho ta face ya ukabona arashaririwe niki amakuru nkamira ko guhinduye voice kuhinduye ijwi wavugaga neza rwose. Abagabo badufashe, bakunda abagore babo. Rero nyine nk'uko bivuga, nanjye mpura n'abantu batandukanye tukajya inama, ariko abagabo benshi hari ibirego baba barega abagore babo, abagabo nabo hari ibirego baba, ariko mu by'ukuri umugabo ni umutware w'urugo rwe, niwe wari ukwiriye gufata iya mbere ku mutwe y'urwaye, ingingo zose zirarwara, sibyo? Rero abagabo bagerageza bakunda abagore ba kaka message uzinduka umugore wundi cyangwa undi mukobwa umubwira ati waraye ute, yaseka, umubwira ati wambaye neza, yaseka, mugendanye niba nta modoka mufite mu muhanda muri ku ntambwe imwe, biraryoha, umutwajisha koshi biraryoha. Abagabo hari ikibazo bajya bagira rwose, ugasanga arita ku bandi ku ruhande, ariko iwe rwose wapi, atari no kuvuga ngo afite umugore mubi, atari no kuvuga ngo afite umugore mubi cyangwa se umugore we ni wa muntu udashobotse, ahubwo ari apresi abandi, arajya gufasha abandi, ariko umuryango ugasanga nta birimo. Abagore rero bajya bambwira bati abagabo bacu rwose ntago batwitaye, mbese amufata nkaho ni uwo nyine wo mu rugo, nta kindi amaze. Ariko urugo ni urwa babiri, umugabo n'umugore nibagerageze bashyire hamwe, bahurize hamwe, baganire, bavugane, ibintu byose babishyire hamwe. Rero rwose umuntu wari uraye uri busenye, biraterwa n'ikigiye gutuma usenya, ariko urabutsinzwe, nta deuxième session uzabona. Urwo ni urugo rwawe, niyo mahitamo yawe, niwo mugisha Imana iguhaye, nibwo bwami bwawe. Kandi urugo rumeze nk'umwana, umwana iyo avutse hari intambwe z'ubuzima agomba gucamo. Iyo akiga kugenda aragwa, ariko iyo aguye ntago yicara, arongera agahaguruka. No kuvuga ngo mu rugo hari byinshi bitugusha, bituma dusubira hasi ducika intege, ariko dusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo gutera intambwe ugana inyuma mu by'ukuri ntabwo ari nziza. Ihangane, uyu mwana arakambakamba, ejo agabita agahanga hasi, akongera agahaguruka akagenda, kugeza igihe agereye ku kigero kigize gute, gihamye, noneho abasha kwiramira. N'urugo rero nuko rwakagombye kubakwa. Hari intambwe umuntu ageramo bikagucanga, ukumva buragiye, ukumva birakunaniye, ariko iyo ukomeje ukihangana rugera ahantu rukaba stable, ku buryo umenya n'umuntu wakavuga ati noneho ubwo yaje ameze atya, noneho ubwo byagenze gutya, ku buryo ubasha kwihanganira za character ze zose, noneho warazimenye. Ariko bipfira hahandi umuntu ataramenya undi, ataramenya character ye, ese yarakazwa n'iki, yarakara gute, yarakaye amena ibintu, yarakaye ibintu nk'ibyo, umuntu akijagereye muri we. Ariko buhoro buhoro za ntambwe zose iyo muzima kurikije zo kumenya ngo umwana aravutse, aragize gute, aricaye, arakambakambye, aragiye, kugeza igihe umva ari ibyo ngibyo. Umva, reka mbabwire, igihe nacyo ni Imana, turabigushimira ko wakiremye. Ariko ndumva njyewe personally, njyewe ndumva mfashijwe, ndumva umutima wanjye uguwe neza. Byasi Imana iguhe umugisha cyane, urakoze cyane. Mbega inkuru ya Byasi, mbega inkuru, mbega umugore Imana yagiriye neza. Buriya mvuze ngo wagiriwe neza sinagukomeretsa. Oya, ntabwo wankomeretsa, kuko nanjye ndabyivugira. N'uyu munsi wa none ndacyabona neza y'Imana,
kandi igenda inyiyere kuko bukeye nuko bwije. mbega umudamu Imana ifiteho umugambi mugari muremure munini, mbega uyu ni ufite igisobanuro cy'umugore w'umunyembaraga. Muri make umuntu urimo kwibaza ngo umugore w'umunyembaraga ninde, reba Jasi ukurikirana iyo nkuru hasi urasoza uvuga uti yego uyu niwe mugore w'umunyembaraga. Ntabwo ushobora kuba umunyembaraga utahuye n'ibiguhinyuza. No kuvuga ngo ikigaragaza yuko uri umunyembaraga nuko uzabura papa na mama ugakomeza ukaba umukobwa, ugahesha Imana icyubahiro, hanyuma ugashaka rwa rugo umugabo akagusiga muri ubu buzima bw'iyi si, akigendera, ugasigara ariko siko ni utuntu dukeya dusharira tw'isi utaratesitinga. Oya natwo uzi ukuntu umuntu aba imfubyi, ndabizi, uzi ukuntu umuntu abyara agapfusha cyane, uzi ukuntu umuntu apfakara. Hari n'umuvandimwe wanjye tuvugana nawe wapfuye, urumva rero uzi ukuntu umuntu apfusha umuvandimwe cyane. Nta na kimwe rero muri ubu buzima ntasogongeye, ariko ndakomeje. Tinda rero kuki Uwiteka agushaka, ndakomeje kuko for sure nanjye experience ifite. Ntabwo Imana ishobora kunyuza umuntu mu rugendo rurerure nk'urwo idafite ikintu ishaka kumutuma. Uyu kandi si ibyo gusa, hari n'ibindi ku ruhande umuntu aba atari buvugira aha, byinshi bisharira bikomeye, ariko kandi ukabica cyane. Reka mbabwire inkuru ya Jasi irancalenginze, ubundi ndangwa n'ibintu bibiri, ndaseka nkanarira, ariko nanone iyo bibaye za ntuza zanjye zose ziragenda. Nageze rero kuri Jasi ndumva sentiments zanjye zose zagiye, sinzi ukuntu ndimo kubyumva, gutestinga ibintu bisharira byose, ariko mu kanwa kawe ntihaburemo Kristo. Ashoje atubwira ngo ndabashimira uriya mugabo, ndabashimira Imana, ariko jya ku kantu kavuga ku gake. Nukuri ndabashimira Imana yabo. Yego iyi Mana Katonda godono. Haleluya. Imana ni nziza, umugabo w'abapfakazi arambika, aragaburira, noneho uzi igikundiro cye kikuriho cyangwa favor ye. Gahongayire rine yararembye aravuga ngo warampishe. Hari igihe Imana iguhisha, noneho ukureba Imana ikamuhanda maso yo kukureba ikavuga atari ko se mbega umuntu mwiza, umuntu wagiriwe neza wagezeyo, ariko ibyo byose iyo favor y'Imana ikuriho uratwikirwa kandi ibintu bikagenda neza. Rero iyi Mana ni ukuri ndayibashimiye, nawe umuntu utarabimenya ukavuga ati ariko ibyo ni ibiki Yesu ibiki, ni ukuri nta yindi nzira n'ukuri n'ubugingo dufite muri ubu buzima uretse kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Reka mbabwire Imana Jasi ramuduhaye. Amen. Ngewe ikintu nababwira rataba women n'abamen of Fala nuko Jasi ibi byose Imana yabimunyujijemo kugira ngo twebwe bizatubera ibuye ry'ifatizo, nuko yamutuzaniye kugira ngo azatubwire amagambo nk'aya mu gihe gisa nk'iki. Jasi rero nta kindi twambwira, namwe muze kumfasha muri comments mumusabirira umugisha, mukomeze kumubwirira iyo Mana ye ikomeze kumutwikira no kumuhisha, kandi kumufite cyane nanjye ya Justin TV show. Justin TV show nshisha ibiganiro by'umuryango cyane cyane abana, urubyiruko, abashakanye. Kandi ndabimva muyisuri mugende muyirebe. Justin TV show kuri YouTube TV show afite amagambo jewe ari personal ndimo bamukurikira, nanakoze subscribe. Yego, kuko amagambo ye nkunda njye abagore babahanga, nkunda abagore bafite amagambo y'umumaro. Jasi maze iminsi mbwira abagore ngo tugeze mu gihe cyo kurenga kumva ko abagore bavuga ubusa. Yego, kumva ko abagore bari buganire nguriya yambaye kuvugana gusa. Iyo revo twarayirenze, tugeze mu gihe twadima yaringa. Ndeba Jasi ngabanza kureba, ariko Jasi ni ibihe byiza bimugize se niki nakwigana, kandi ngatera intambwe nkagenda ngabwira Jasi ni Jasi aha narahagukundiye, mbwira wowe ubikuruta, ubu ni wongerera niyo waburinde ngugeraho nkakubwira nimbwira ukuntu bikora. God bless you. Reka mbabwire, reka dusoze tubireke. Imana iramuduhaye, tuzongera nanone ikindi gihe tuzi
jya sengera abantu twatangiye tudasenga ariko kadusoza dusenga kuko ibintu imitima yacu yumvise bikenewe gusozwa twakira Kristo muri twe. Amen. Kadusenge. Uwiteka Jehova, Uwiteka n'izina ryawe, uri ndiho, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Turakubashye muri aya masaha, waduhaye ubuzima, udutije kubaho. Turagushimiye ko nibi byari mu mugambi wawe Mana, uturema tukiri tutarabisura mu nda z'ababyeyi bacu, waraturebaga. Amaso yawe yaraturebaga kandi waruzi ko umunsi wa none tuzaba turi kuri icyano tuvuga ubuzima ducishijemo kandi tuvuga no gukomera kwawe Mana. Ineza yawe narayibonye, n'uyu munsi ndayihamya kandi ndacyayibona, nzakomeza nyibone. Uri Imana idahinduka kandi uri Imana urinda isezerano. Rero ndagushimiye Mana, aya magambo ni amagambo navuze nkanjye, ariko ndakunyize ngo yaherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera. Mwuka Wera nicyo kimenyetso twasigiwe, niwe mufasha twasigiwe, niwe twemeza, niwe wenyine ubasha kwemeza imitima yacu. Nta mwana w'umuntu wakwemeza imitima yacu. Hari benshi bari guca mu bikomeye, hari benshi bashaririwe n'ubuzima, hari benshi bari kwibaza uko bigenda, ariko Mana ni wowe mugenga, ni wowe ugomba kubacisha muri uru rugendo kandi ukabaha imbaraga zo gusoza amahoro. Nkuko nanjye ndi kubihamya Mana, ibyo ucishijemo ni byinshi kandi biracyahari, ariko nizeye imbaraga z'ubutabazi bwawe. Reka rero Mwami Imana ugenderera umuntu wese, umuto umukuru, uzakurikira ikiganiro Mana, uzamuvane ku rwego rumwe umugishyitse ku rundi, umuhe imbaraga zo kwihangana, umuhe ubutsinzi nubwo ari ibihe bigoye bitoroshye Mana. Abapfakazi ubiteho, abapfakazi ijambo ryawe tubwira ngo ni wowe mugabo. Rero Mana, iyi myugariro yavuyeho, ni wowe umanuka ugaprotecting uyu muntu, uyu mupfakazi, ni wowe se w'imfubyi Mana, ni wowe umanuka ukaba papa ukaba mama. Narakubonye, warabinkoreye Mana, nagiye nkubona mu buzima muri every angle y'ubuzima, narakubonye Mana. Rero ndakwinginze uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umuhungu, abona byashobeye byayobeye, ndakwinginze Mwuka Wera umusange, umuganirize, umugarure. Uyu mugore, uyu mugabo abona urugo rwanze Mana, ni wowe wubaka. Ijambo ryawe tubwira ngo Uwiteka tubatse abubatsi bakubakira ubusa. Ndakwinginze Mana, ugenderere uyu mugore, ugenderere uyu mugabo, bongere babana amahoro, barera abana babo, babere urugero abana babo. Iyi cyane uyu mugisha Mana, mama batamuriza umugisha nabo bakorana, bagure Mana, mu buryo bw'ibitekerezo ndetse no mu buryo bw'amafaranga, kugira ngo Mana icyo bashatse gukora bakigereho kitabaguye, batavunitse, kugira ngo ubu butumwa buca kuri icyano Mana bufashe imitima ya benshi. Icyubahiro n'ishimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umva yari Batamuriza na Justin kuri Woman of Valor Show. Amen. Ciao ciao.